Imana y'amahoro ibahe umugisha, ndabasuhuje mwese amudukurikiye aho muri hose, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Rero ndi umukozi w'Imana guturuka mu Rwanda, amazina bayavuze ariko ntacyo bitwaye tuyasubiyemo, ni Bishop Harerimana Jean Bosco. Ndi umushumba w'itorero Zerafati Holy Church. Ntekereza ko hari abantu benshi bankurikiye hano banzi, ndafite abagenzi hano i Burundi bajya badukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Imana ibahe umugisha kuko bajya baduhamagara, abantu mwese mwajyaga muduhamagara mutwandikira, abagiye bambwira ngo karibu Bujumbura, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Kandi ndagira ngo mabwire ngo nahageze, tuje mu giterane twababwiye, babatangarije, gifite intego ivuga ngo data arakora kugeza n'ubu nanjye ndacyakora. Rero wowe udukurikiye umenye ngo ntabwo turi hano ku bwacu, ahubwo turi hano kubw'umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Tugiye kuganira gato ijambo ry'Imana, ariko mbibutse ko ejo igikorane kiratangira. Tuzabana ku munsi w'ejo, tuzabana ku munsi wo ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ndumva tuzagirana ibihe byiza. Rero ndanezerewe ku bwanyu mwese. Reka dusome ijambo ry'Imana numva nifuza kubaganiriza uyu mugoroba kugira ngo tuzabane ejo. Turaza gusoma amagambo ari mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho 28. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze n'umurongo wa 10. Hari amagambo avuga ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu n'umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera, ntimukundira kubaho gatanu. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyo aba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Bugufi bw'aho hantu hari igikingi cy'umutware w'icyo kirwa witwaga Publiyo, aratwakira atuzimanira neza iminsi 3. 8 se wa Publiyo yari arwaye ubuganga n'amacinya, nuko Paulo yinjira mu nzu ye arasenga, amurambikaho ibiganza aramukiza. Ibyo bibaye, abandi barwayi bari mu kirwa bahera ko nabo baraza arabakiza. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turashaka kuganira iri jambo rya nyuma, iri jambo muri uyu mugoroba. Ndashaka kuvuga gato gusa, ntago ndi buvuge cyane kuri teme y'igiterane, ahubwo teme y'igiterane tuzayivuga ejo. Ariko ndashaka kuvuga uburyo Satani ajya afunga inzira, ariko Imana igafungura akayira. Imana ihabwa icyubahiro. Rero niba iki giterane kibayeho, ntabwo kibayeho kubw'ishengero Vision de Jésus Christ, ntabwo kibayeho kubwanjye, ntabwo kibayeho kubw'abakozi b'Imana turi kumwe, ahubwo kibayeho kubwawe wowe. Ukwiye kumenya impamvu y'iki giterane. Ntabwo nari mfite, ntabwo byari byoroshye ko tuboneka, tugira imirimo myinshi, ariko iki giterane kiri mu mugambi w'Imana, kuko uyu mwaka utangira, Imana yatubwiye ingendo zivuga butumwa hanze, kandi mu bihugu yatubwiye tuzajyamo. Ntabwo yigeze ipresiza ngo ivuge ngo uzajya mu gihugu kiniki, ariko yarambwiye ngo hari ingendo ifunguye hanze. Rero nshimiye Imana ko duheruka mu gihugu cya Chad, Imana yabanye natwe. Duheruka mu gihugu cy'Ubugande mu rusengero rwo kwa Robert Kayanja, kuba muzi twagiranye ibihe byiza. Rero kuva kwa Robert Kayanja tuje i Burundi sasa. Kubera iki tuje i Burundi? Ni kubw'ubutumwa bwiza kandi ni kubwawe. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ndumva rero ko tuzagirana ibihe byiza. Iri jambo dusomye ni jambo ushobora kuba warasomewe cyangwa se warumvise cyangwa nawe ujye usoma, ariko reka umfashe jye nawe turyumve mu buryo bw'ubuhanuzi. Bibiliya iravuze ngo Paulo ngo amaze gukira, umurongo wa mbere wavuze ngo tumaze gukira. Niki bari bakize? Bari bakoze urugendo bahagurutse bafite aho bajya, ariko urwo rugendo rwabo rwabasabaga kunyura mu mazi.
igihe bahagurukaga bafite aho bagiye, hari ikirwa cyitwa Merita bagombaga kukinyuraho bagakomeza. Rero ndaza kuvuga impamvu y'iki kirwa. Bageze mu mazi hagati, Bibiliya iravuga ngo amazi aba menshi, bagerageza gushaka gutsika ubwato kugira ngo barebe aho umuyaga uza kwerekera. Hanyuma mu gihe bageragezaga gutsika ubwato, biravuga ngo ubwato bukubita ibuye bucikamo kabiri, bose bisanga mu mazi. Buri wese afata akantu gatoya ko kwambukiraho. Ahantu hashobokaga bagomba kwambukira hafi yabo ngabo, hafi yaho byasabaga ko bajya kuri iki kirwa cya Merita, nicyo cyari kiri hafi yabo. Rero ngo bose barambuka barakira, nta waguye muri ayo mazi, bajya kuri icyo kirwa cya Merita. Bajyayo si umugambi wabo, bagiyeyo kubera ko ubwato bwabo buturitse babura inzira. Hanyuma ngo bageze kuri icyo kirwa, biravuga ngo abaho barabakira, Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abaho babakiriye ngo babacanira umuriro kuko bari bakonje. Hanyuma ngo mu nkwi babahaye ngo bacane, Imana ifashe wumva iki kintu, mu nkwi babahaye ngo bacane, biravuga ngo muri izo nkwi ngo Pawulo azifashe ngo acane, ngo hari mwinshira. Inshira bisobanura inzoka, kandi mu buryo bw'umwuka inzoka ni Satani, ni esprit satanique. Rero iyi nzoka ngo ifata ku gikonjo cya Pawulo. Mbese kuki itafashe ku gikonjo cy'undi muntu wese muri abo bantu bari kuri icyo kirwa, ariko ngo ifata ku gikonjo cya Pawulo? Nyumva gatoya rero, aha niho nshaka ko wumva. Bibiliya iravuga ngo abari baraho ngo babonye iyo nshira barayimenya. Kuki bayimenye? Ngo barabwirana ngo ntimureba uyu mugabo nubwo yarokotse muri iriya nyanja, nubwo iri joro yaraye arokotse, ariko mureke mbabwire ntabwo iyi ngiyi yo iratuma abaho. None nyiri aha hantu reka mvugire ijambo nk'umuhanuzi kandi njyature ku buzima bwawe. Iyakurokoye ibya mbere igarutse kukurokora n'ibya kabiri. Imana ihabwa icyubahiro. Hari igihe abantu babonye ihaje ibya kabiri barakubwira ngo noneho birarangiye, ariko reka mpanurire ubuzima bwawe. Iyakurokoye ibya mbere ifite ububasha bwo kukurokora n'ibya kabiri, kandi icyo cyakire nk'ubuhanuzi. Bibiliya iravuga ngo Pawulo ngo abantu barabwirana, haleluya, ngo abantu barabwirana. Babwirana iki? Ngo barabwirana ngo iriya nzoka iraza kumwica. Nakubwiye ngo nimvuga iyi nzoka uyumve nka spirit, uyumve nka daimon, uyumve nk'umwuka wa Satani. None kuki bayimenye? Umva ibintu bibiri bavuze biteye ubwoba. Bibiliya iravuga ngo baravuga ngo araza gupfa icya mbere abyimbye, icya kabiri nadapfa urupfu rwo kubyimba araza gupfa akindutse. Ubu buryo bubiri hari abantu munkurikiye hano mu miryango yanyu, mufite abantu bagiye bapfa babyimbye. Mbere yuko bapfa bakabyimba inda, mukavuza bikanga, ariko nyuma bagapfa. Icyo ni kimwe. Kabiri, hari abantu mufite mu miryango yanyu bagiye bapfa bakindutse. Gupfa umuntu akindutse ni kwa kundi umuntu bakubwira ngo umuntu akubwira ngo ngiye kuryama ndumva umutwe, wagaruka ugasanga umuntu arapfuye. Ni kwa kundi umuntu akubwira ngo ngiye mu mujyi, wajya kumva barakubwiye ngo akoze impanuka kandi ahise apfa, nta muntu uzamurwaza. Rero uyu mwuka wari uri kuri iki kirwa cya Merita ngo wicaga abantu bakindutse, abandi ukabica babyimbye. Imana itubabarire kandi tugire neza. Iki kirwa cya Merita abantu bahari bafite agahinda, abantu bahari barababaye kubera uyu mwuka uhari. None bazarokoka bate? Ndashaka kuvuga ku kayira ka nyuma. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo Pawulo ngo ntiyita ku magambo yabo. Abari kuvuga ngo arapfa byimbye, ngo arapfa akindutse, ntabwo yitaye ku magambo yabo. Kuki atitaye ku magambo yabo? Aba bantu bari kubona imbaraga z'inzoka yamufashe, bazi uburyo ijya yica abantu, bazi uburyo ijya irangiza ubwoko buri aho hantu, bazi uburyo yica abantu bakindutse, bazi uburyo yica abantu babyimbye. Rero babonye ifashe Pawulo batangira kubwirana ngo uyu nawe iraza kumwica. Oh haleluya. Hari impamvu Imana imurokoye kandi ikamurokora imwerekeza ku kirwa cya Merita. Imana ishimwe cyane. Biravuga ngo arangije kubitegereza ngo afata icyari
kiri ku gikonjo cye. Icyo kiri ku gikonjo cye ni umwuka wamaze abantu kuri iki kirwa, ni umwuka wica abantu babyimbye, ni umwuka wica abantu bakindutse. Bibiliya iravuga ngo atangira kuwuzunguza. Bibiliya iravuga ngo Goliyati abonye Dawidi aramubwira ngo wakana we uranteye n'inkoni, urabona ndimbwa. Bibiliya iravuga ngo Dawidi aramwirahira, yirahira Imana ye. Goliyati yabonye ubunini bwa Dawidi, areba ubuto bwe, areba ukuntu afite ibiro bike, areba ukuntu kangana, yibesha ko ari butsindi iyo ntambara. Kumbi Dawidi si ugiye, ahubwo agiye mu izina ry'Imana yabo. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo Pawulo arazunguza. Haleluya. Muri iki giterane hari ibintu tugiye kuzunguza byari byarakunanije, hari ibintu tugiye kuzunguza byari byarishe umuryango wawe, hari ibintu tugiye kuzunguza byari byarakwiciye abana, hari ibintu tugiye kuzunguza byari umva mvugane nawe ngo arazunguza. Ni for player shayivotra ngo ajugunya mu muriro. Nyumva neza, iki kintu Pawulo ajugunye ubundi ntabwo bibaho, kubera ko abantu babana nawe, abantu baba kuri iki kirwa batinya uyu mwuka, batinya izi mbaraga. Reka mvugane nawe, abarozi babyumve, umurozi ukorera muri uyu mujyi abyumve, umudayimoni ukorera muri uyu mujyi abyumve. Hari imbaraga z'Imana zije kunaniza izo mbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Imana nizigera ikora igenda live, igihe cyose Imana izakorera mu muntu. Mbese se wa Pibiriyo ntiyarapfuye? Mbese azatabarwa nande ko nta muntu kuri iki kirwa wamutabara? Nyumvira noneho rero, ngo abantu bamenye ko se wa Pibiriyo yakize, ngo bahuye nawe agenda bakajya babazanya ngo ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe. Tumenyereye ko iyi ndwara ubundi yica abantu, ngo abantu batangira guhana amakuru, ngo barabwira ngo rega muzi byabaye nibiki. Hari umugabo bita Pawulo yakandagiye hano. Uyu mugabo uzi ko yanzoka yari yaratumaze, uzi ko yayitwitse igashya. Hari imyuka tugiye gutwika mu izina rya Yesu. Hari imyuka igiye gusha muri iki giterane, hari imbaraga zigiye gusha muri iki giterane. Ndashaka kukubwira Imana y'imbaraga. Reka mvugane nawe, iyi myuka yari yarakubujije gukiranuka, yari yarakuzingiye mu byaha, igiye gushikure kure. Barabwirana ngo ngo wa mwuka nawe wahi, yanzoka nawe yapfuye, bati byarangiye. Se wa Pibiriyos nawe yakize, ninde umukijije? Uwo mugabo niwe wamusengeye. Ngo abantu bahita bahana amakuru. Umva uko byagenze, ngo bahana amakuru, ngo barabwirana ngo nimureke tujye kuzana abarwayi. Ngo barazenguruka urusisiro, ngo bose baragenda bazana abarwayi. Ngo bamaze kuzana abarwayi bari kubakura, cyangwa mwagize ngo ni mu mazi bari kubakura kuri cya kirwa Merita. Merita ni ikirwa cyuzuye umubabaro kubera imbaraga z'abadayimoni, ni ikirwa cyuzuye agahinda kubera imyuka iri kugikoreraho, ni ikirwa cyuzuye. Nimvuga Merita wumva umuryango wawe, nimvuga Merita wumva igisekuru cyawe, nimvuga Merita wumva urubyaro rwawe, nimvuga Merita wumve yo Merita iragendererwa, Merita iratabarwa, Merita yakira umugabo wuzuye amavuta, Merita yakira imbaraga z'Imana. Biravuga ngo bose bazana abarwayi, ngo abarwayi bose arabakiza. Yabakijije gute? Yabarambitseho ibiganza, ngo abarwayi barakira. Pawulo aravuze ngo sinzagira ikintu na kimwe nkora atari icyo nkoreshejwe. Ibintu byose Imana igiye gukora muri iki giterane, nubwo ari njye uzahabona, ariko ntutekereze yuko ari jyewe uzaba uri kubikora. Oya, ahubwo Imana iri muri jye, hari ibintu izakora. Ndagira ngo mvugane nawe, Pawulo yahawe iki? Bakozi b'Imana, buriya twese dusigwa bitandukanye, kandi buri muntu wese Imana imuhamagara ifite ikigiye kumukoresha. Ariko ngo Pawulo we, umva ibintu Imana yamushizemo, ngo yamuhaye amagambo, ngo imuha n'imirimo, ngo imuha n'ibitangaza, ngo imuha n'imbaraga z'umwuka wera, ngo ibyo byamufashije kuvuga ubutumwa. Ejo hari igiterane, kandi hari ikintu Imana yakora ku buzima bwawe. Hari abadamu mutabyara, baganga barabarahiye barababwira ngo ntimuzabyara. Hari n'abagiye kwiteza intanga, nabyo byaranze. Hari abararamunigwa n'ibintu, hari abararamurwana n'imyuka ibaniga. Ndashaka kuvuga, hari abagendera mu mbago mutazi uko zaje, hari abababara imigongo, hari abababara imitwe, indwara z'amoko atandukanye. Icyo ni Imana igiye gukora muri iki giterane. Rero ndagira ngo mvugane nawe, rarika buri muntu wese, nawe uboneke muri iki giterane. Ngo amaboko yawe arafunze ntabwo ajya akora, agiye gukora mu izina rya Yesu. Ibihombo byari byarakwishe bigiye kuva hejuru yawe, kuko se wa Pibiriyo nta kindi yarabuze ubuzima. Ubuzima yabuhawe nani? Yabuhawe n'umukozi w'Imana
amusengeye. Ise ntiyari yamusengeye nubwo yari umutware, ariko ngo haboneke umugabo bita Pawulo. Ariko uyu Pawulo uri gutanga ubuzima, muribuka yuko mukanya yari ari kugenda ku kabahu mu mazi, muribuka yuko mukanya inshira yari yamufashe ku gikonjo, arangije gukora. Uzi ko Imana imuzanye kuri iki kirwa kugira ngo se wa Bibiliya kire. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hari impamvu Imana inzanye muri iki gihugu, hari impamvu Imana inzanye muri uyu mujyi, ni ukugira ngo hagire umuntu umwe gusa Imana itabara. Ntabwo ndi hano ku bwanjye, ndi hano ku bw'umukoresha, kuko yemeye kongera hano. Ndabizi araza gukora imirimo n'ibitangaza. Keep on. Komeza. Keep on. Komeza. Keep on. Komeza. Keep on. Komeza. Keep on. Ibi wajya gubikora? Were you able to do this? Gasubizayo. Take it back. Yego genda gace gace. Yes, no. Wumva imbaraga. Wumva imbaraga. You feel power. Wumva imbaraga. You feel energized. Karambure neza. Stretch it properly. Akanako. Do the same to the Buhoro legs. buhoro. Slowly by slowly. Tugende. Let's go. Tata tugende. Tata ku rutugu rwanjye. Cisha hano. Ubu twabaye abasheri. Tugende. Let's go. Tugende. Let's go. Tugende. Let's go. Komera Imana amashyi. Applaud to the Lord. Komera Imana amashyi. Applaud to the Lord. Komera Imana amashyi. Offer my tongue clap to Komera God. Imana amashyi. Offer my tongue clap Komera to Imana God. amashyi. Applaud to the Komera Lord. Imana amashyi. Applaud to the Lord. Komera Imana amashyi. Applaud to the Lord. Komera Imana amashyi. Applaud to the Lord. Yamaze kundekura. Komera Imana amashyi. Jesus. Let's go. Twagiye. Let's go. Marayika yamaze gukora igitangaza. The angel has already done a Twagiye. miracle. Twagiye. Let's go. Twagiye. Let's go. Zopaya mandora shayifotrai. Shorei nemo taki dorei. Hari imbaraga ziri kurekura amaguru yawe. There is power which is released. Kutitira hari ibintu biri kuvamo. Don't shake. Hindukira tugende. Hindukira tugende. And go. Marayika yamaze gukora. The angel has Marayika yamaze already gukora. The angel has already Yes ariho arakora. Yes ariho arakora. Yes ariho arakora. Jesus is one. Rimwe. One. Kabiri. Two. Gatatu. Three. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Uramera Imana amashyi. Applaud to the Lord. Umunyarwanda.